niba nahumye nkahumishwa n'imbaraga ntabona kandi akambwira ko ari umumishije nabura nte kuvuga ko ari umwana w'Imana. Haleluya. Ajya abwira abantu ngo abayuda bagomba kumubaza bati Sawuli wahindutse ute? Niki cyatumye wemera kuvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana ko tuzi ko mu mategeko ari wayatwigishije? Mu by'ukuri Yesu azo ibintu tubamo kandi azi n'ukuntu tubikomeje, azi n'ukuntu tubigundiriye kugira ngo agende aribyo bita gufungura, kudekoda, kumenagura ibintu by'imbaraga z'umwanzi. Afite imbaraga ukuntu agenda abimenagura. Ikintu cya mbere yamenaguje ni ukumuhumisha. Kubera iki? Kugira ngo mu buzima bwe avuge ngo nta wundi muntu wakorewe iki kintu wese jyewe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu arashimwe cyane. Dufite amashimwe menshi cyane yo kubana namwe uyu munsi kuri umusozi wa Rubona. Nakora ibaraka kubera ko Imana duhaye amahirwe yo kubana namwe. Nanjye kandi ndumva nshimishijwe cyane no kuvuga umwami Yesu. Haleluya. Hari umuntu bashobora kukubwira ngo numuvuge ukabura icyo umuvugaho, ariko Yesu ni umugabo twavuga duhereye mu buzima bwacu tukageza igihe tuzapfira ntitumurangize. Imana ishimwe cyane kubera ko agize ubuzima bwacu, agize imitekerereze yacu, aratugize akongera akatugira. Imana ishimwe. Nifuza rero muri kano kanya kugira ngo muvugeho ibintu nka bibiri. Cyambere ndibuze kuvuga ku mbabazi ze cyane kubera ko niwe muntu ugira imbabazi kandi navuga imbabazi zihoraho iteka ryose. Tumaze no kubirimba mu kanya. Ariko ikindi cya kabiri nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga yuko ari umugabo utavogerwa. Haleluya. Ni umugabo utavogerwa kuko Yesu nubwo ari umunyempuhwe, nubwo ari umunyembabazi, ariko ahora ashaka yuko abantu bamenye uko ari kandi bakamwubaha kuko icyubahiro cyera avuze ngo nta wundi bazagira bate, nta wundi bazagisangira. Niyo mpamvu uyu munsi turanga ku bw'izo mpamvu kugira ngo tubabwire ngo Yesu waducunguye, Yesu wadukijije, arifuza ko tumwubaha, tukamwubaha mu miryango yacu, tukamwubaha mu mitima yacu, tukamwubaha aho dukora, kugira ngo mu gihe kizaza bazaza gutanga ingororano tuzishimire yuko natwe tugiye kubona nawe akaramata. Ariko mu by'ukuri hano mu isi tuba dufite umunezero kuko kumwubaha. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ndibuze gusoma amagambo menshi kubera ko ni ijambo ry'urufunguzo. Ndibuze kwifashisha amagambo ari mu byakozwe n'intumwa ibice 9, hanyuma ndibuze gusoma duhereye ku murongo waho wa 17 turangirize ku murongo waho wa 18 cyangwa tugera kuri 21. Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 9 bire ku murongo wa 17 hanyuma tuze gusoreza ku murongo wa 21. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza, aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekeye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke uzuzwe umwuka wera. Uwo mwanya ibisa n'imboneranyi bimuva ku maso, arahumuka, arahaguruka, arabatizwa. Amaze gufungura abona intege, amara iminsi n'abigishwa b'i Damasiko, aherako abwiriza mu masinagogi yuko Yesu ari umwana w'Imana. Abamwumvise bose barumirwa bati uyu si we warimburaga Yerusalemu abambaza iryo zina? Kandi icyamuzanye nino si ukugira ngo abohe abashyire abatambyi bakuru. Imana tunishimwe cyane. Aya ni amagambo ntekereza yuko abasoma Bibiliya bayazi kuko ni inkuru ikomeye cyane. Navuga zimwe mu nkuru zikomeye zabayeho mu guhindura amateka y'Ubukristo, kuko uyu mugabo witwa Sawuli turamuzi, tuzi yuko ari umuntu wagize ishyaka rikomeye cyane ryo kurwanirira Imana. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana bitaga Uwiteka, Imana itaravogerwa.
ariko mu by'ukuri agira ingorane zikomeye kubera yuko igihe Yesu yazaga ntabwo yamumenye. Ariko impamvu atamumenye si uko atabyumvise ibya Yesu, ahubwo nuko yatinze mu kintu bita idini y'Abayuda, idini yarimo Abasadukayo, Abafarisayo n'abigisha amategeko banze guhinduka. Baravuga bati tumaze imyaka myinshi cyane dufite amakuru yuko Mesiya azaza, kandi nta handi yaca, agomba kumanukira muri twebwe akaza akatubwira yuko aje, mbese biremera indi myizerere. Ariko ijambo ry'Imana rigaragaza yuko nubwo bari bifashe batyo si uko ariko byagomba kugenda, ahubwo nuko barateshutse inzira y'Imana. Ibyo bari bategereje ntibyaca iwabo, ahubwo bica ahandi. Imana idufashe cyane. Sawuli rero aba umuntu warwanya ishyaka rikomeye cyane, navuga ry'umubiri, ryo gushaka kuzimya inzira ya Yesu. Avuga ati ntabwo nakwemera nk'umuntu wize amategeko, ntabwo nakwemera nk'umuntu w'umuhanga, ntabwo nakwemera nk'umuntu wubashywe ko abantu baza bakavogera igihugu. Nubwo atari umuyobozi ukomeye cyane, ariko urwego yari ariho navuga yiha imbaraga zikomeye cyane zo kuzimya umwuka w'Imana. Ariko hari umuntu wazimya umwuka w'Imana yemwe, ariko abantu bajya babigerageza. Sawuli ngo abigerageje, Imana ibanza kumureka. Imana idufashe cyane. Hari Zaburi ya 50 ku murongo wa 16 baravuga ngo umunyabyaha yuhiriza iki gushyira amagambo y'Uwiteka mu kanwa ke. Ariko ijambo nshaka kuvuga cyane rivuga ngo ibyo babikora nagira ne nakwihorera. Imana ijya yihorera abantu ikabarekera mu byo bari mu gukora, ikabarekera mu byaha, ikabarekera mu bintu bashaka, mu bwibone, mu bintu byinshi. None bikavuga ngo ukagira ngo meze ne, ukagira ngo mpamwe nawe. Kavuga ariko umunsi umwe ibyo ngibyo ubayemo nzabishyira imbere y'amaso yawe, uzakorwa n'isoni. Niko byagendekeye rero uyu mugabo. Hanyuma ngo arahaguruka umunsi umwe akora urugendo rukomeye, ajya ahantu bita Damasiko. Ikintu cyari kimujyanye nuko hari ububyutse. Haleluya. Iyo twasenze Imana, imbaraga z'Imana zikamanuka, Satani nawe agerageza gushaka ukuntu yazimya, ariko ntawazimya imbaraga z'Imana kuko Imana yo yaremye byose. Sawuli rero nk'uko tubisomye, ahantu yaragiye kurimbura, hari umugabo witwaga Ananiya wari umunyamasengesho, afite n'abandi bantu basengana. Bafite ubwoba, bamenya yuko yahagurutse, bamenya yuko afite izandiko aje guha abayobozi baho ngaho, kuko yakoranaga n'inzego zikomeye cyane. Akavuga ngo nzajyana inzandiko, nkoresha inama, nanjye inzandiko kuri abayobozi kugira ngo bazimye umwuka w'Imana. Ariko bene data, nta mugambi n'umwe, haleluya, abantu bacura wakoraho umugambi w'Imana. Niyo tubona ibintu bikomeye, ubu Satani yateye abantu ubwoba. Hari ibintu abantu mu buzima bwabo babona ko bikomeye. Umuntu akavuga ngo iki kintu kirakomeye, akagishakira n'impamvu, akavuga n'ukuntu kimeze, ariko arebeye mu mubiri gusa. Ntabwo ari bishyashya. Nicyo gihe niko abantu babibonaga, kubera ko Sawuli yari yaciye mu nzira navuga zikomeye, akaba afite inzandiko, akabasha gukoresha inama abantu bakamwumva. Abantu bari bazi ko nta muntu uzamuhagarika. Ariko ngo ajye Damasiko, Mwami Yesu areba ishyaka, haleluya, areba ishyaka Pawulo afite, aravuga ngo uriya mugabo uretse ubuyobe gusa, ariko yavamo umukozi mwiza. Imana ishimwe. Bene data, abantu bakijwe dukwiye kugira impuhwe z'abantu batarakizwa. Niyo baba bavuga amagambo mabi, niyo baba bakora ibikorwa bibi, nuko bataramenye Umwami Yesu. Ntekereza ko ariyo mpamvu ukora ibaraka yagurutse. Abantu benshi baboswe n'iyo dini, abantu benshi baboswe n'ibyaha cyangwa se n'inyungu bavana mu byaha, ariko bamenye Umwami Yesu babireka. Sawuli rero nawe ageze ngo i Damasiko, Umwami Yesu aravuga ati uyu munsi ndashaka kugira ngo menyeshe Sawuli wundi we. Imana ishimwe. Ngo amubonekeye ikintu cyamubayeho, ngo nuko gusa umuco wa Yesu, haleluya, ngo atumye Pawulo yikubita hasi, ngo yumva asa naho nafashwe n'amashanyarazi. Hanyuma ngo arataka cyane. Abasirikare bari kumwe nawe ngo bumva ataka, ariko baribaza ngo uriya mutware abaye iki, turamutabara dute? Namwe nimumbwire. Umuntu afashwe n'imbaraga, yikubise hasi arimo arataka, murabesikoti be murimaze kumugeza mute?
kwafashwe n'imbaraga mutareba. Barangije ngo bumva ijwi rimubaza ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Nawe ngo araryumva, aravuga ngo urinde mwami nkakumvira. Aramubwira ngo ndi Yesu ugira ute? Ujye urenganya. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo mbwire abantu bari hano bafata ibintu by'Imana nk'ibintu by'abantu, bamenye ko ibintu by'Imana bibaho. Haleluya. Kuba Imana yaraguha isura nziza uri umukobwa, cyangwa ikaguha butike muri no mudugudu, ikaguha isambu yera, ikaguha abana biga, ikaguha n'ibindi, ntabwo ari impamvu yo kwisuzugura. Hari ibintu Satani yagiye yubaka, umuntu akumva yakora ibyo ashatse kuko ntacyo yaba, ariko ni ku bantu. Ariko ku Mana, uhuye n'Imana, yakuyegera na Sawuli. Nawe ngo yikubita hasi, Yesu aramubwira ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aravuga ngo mwami, urinde nkakumvira, urinde nkakubaha. Icyatumye avuga gutyo, Abanyarwanda baravuga ngo kagabo gahemba kandi gacyarya gate? Kataraza. Inayo mpamvu dusenga Imana kugira ngo mu by'ukuri Yesu ataraza, Imana idushoboze tugere ku Banyarwanda benshi, tubabwira yuko naza azazana ibyiza, abantu bazicuza, abantu bazashaka icyatumye batinda kwegera Yesu no kumushaka babukiburi. Sawuli nawe yumvisha imbaraga zimufashe, yumvisha ijwi avuganye nawe, abwira Yesu ngo urinde mwami akumvira. Yesu aramubwira amwisobanurira, hanyuma amaze kumusobanurira agira ikibazo gikomeye cyane, kuko Yesu iyo wamusuzuguye agushyiraho ikimenyetso kigaragara. Buriya icyo wambwira cyose nagira nagikora. Mbese ukavuga ngo ngize amahirwe nakumva ushyira mu murimo wawe, ngize amahirwe wambwira ngo nanjye ningukore. Abwira ati rero nimwiteranye n'uwo mugabo, mureke urubanza rwanjye rubanze rurangire, ibyo guhuma ko nahumye byarangiye. Imana ishimwe. Sawuli yagomba guhumurwa na Ananiya. Maze iminsi isoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nabonye ibintu byinshi cyane. Mu by'ukuri Yesu azo ibintu tubamwo, kandi azi n'ukuntu tubikomeje, azi n'ukuntu tubigundiriye, kugira ngo agende aribyo bita gufungura, kudekoda, kumenagura ibintu by'imbaraga z'umwanzi. Afite imbaraga ukuntu agenda abimenagura. Ikintu cya mbere yamenaguje ni ukumugumisha. Kubera iki? Kugira ngo mu buzima bwe avuge ngo nta wundi muntu wakoreye iki kintu wese jyewe. Haleluya. Ajya abwira abantu ngo Abayuda bagomba kumubaza bati Sawuli wahindutse ute? Niki cyatumye wemera kuvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, ko tuzi ko mu mategeko ari we yatwigishije? Ariko bavuga ngo none se niba nahumye nkahumishwa n'imbaraga ntabona, kandi akambwira ko ari umumishije, nabura nte kuvuga ko ari umwana w'Imana? Haleluya. Impamvu abantu bavuga ko Yesu ari umuntu usanzwe nuko batarahura nawe. Umunsi bahuye nawe bazamenya. Hanyuma Sawuli arabwirwa ngo nagende ajye kuruhukira ahantu. Akigerayo Imana iragenda isanga Ananiya, iramubwira Ananiya, ndagira ngo mubwire ko hari umurimo ushaka gutuma. Hari umugabo witwa Sawuli, uramuzi, ujye umwumva. Ubu ngubu ari kwa Simoni, araryamye, yamaze guhuma, ndagusaba kugira ngo ugende umurambikire ikiganza umusengera akiri. Ananiya aravuga ati ntabwo bishoboka, aho mbene data ndatinda cyane. Imana itubabarire mabarokore. Turimo turavuga ngo ntabwo ibintu bishoboka kandi byarashobotse. Ikoresho namaze kwihindurira nakejeje kugira ngo kinkorere, kandi namwereje umurimo w'utakora. Ni umuntu ugiye kumvugira ubutumwa mu banyamahanga, akamvugira ubutumwa mu Bayisiraheli, akamvugira ubutumwa mu batambyi, akamvugira ubutumwa mu bantu bakomeye. Imana ishimwe. Kuba ufite amafaranga, burya Imana yagutumye mu banyamafaranga n'utabizi. Kuba burya warize, Imana yagutumye mu bantu bize nuko utabizi. Ariko ushaka kugira ngo wisanishe n'abize kandi warakijije. Oya, hari abantu bize batamenye Yesu. Wewe wamumenye no kugira ngo umubwire, kuko umuntu wishanye ku ntebe y'ishuri niyo yaba ari perezida wa repubulika, uramubwira ngo uraho kamarade, uraho nshuti yanjye twiganye, nta kindi. Ariko uyu munsi abarokore bafite ubwoba bwo kuvuga Yesu, bashaka kugira ngo bagaragaze ko hari aho bageze. Ntaho twari twagira birangije na Imana ishaka kutugeza. Haleluya. Tugenda dusenga Imana rimwe, Imana yatubwira ngo ndababara cyane. Umubaza nuko abantu b'iki gihe bajya gushakira ibintu muri puberi. Iyo abantu bansaba
basaba ibintu babonye. Nk'umuntu ashaka ibyuma yasaba ibya Baraka, kandi bisigaje nk'amezi abiri tukabireka. Ubu ni biyasaba. Abantu bansaba ibintu byarangiye, ariko iyo bari bazi ubwenge bamenya ko buri munsi nuko imodoka zisohora nanjye sohora ibintu bishyashya. Haleluya. Bakansaba ibintu bishya, nkabaha ibintu bigisohoka bishyashya bifite icyo byabamarira. Bene data, umurimo Imana yashyize muri twebwe urakomeye cyane. Haleluya. Kuba umurokore bifite imbaraga zikomeye cyane. Ugendera mu isi ukumva ufite abesikoti kandi batabonwa n'abantu. Imana ibwira Ananiya ngo ntugire ikibazo Ananiya, genda uwo mugabo namuhinduye. Imana ishimwe. Nibutse indirimbo tujya turirimba ivuga ngo niko Yesu yabwiye Petero, yambwiye ngo ibintu nahumanuye ntukabyite bizira. Mu kintu kituje kubwiriza ubutumwa bwiza nuko tubwizanya kamere yacu. Wariho umuntu kumva uyu nguyu nta cyo anamara mugambi bw'Imana, ariko kibaje ko nawe hari ahantu wabaye nta cyo wamara muri societe. Buri muntu yakora mu gihe cye. Haba ngo ibintu nahumanuye bya bintu byose namaze kubyeza arabigize bizima, wowe bagurye gusa. Imana dufashe cyane. Ananiya rero ngo arahaguruka kubw'imbaraga z'Imana, nawe ngo aragenda ageze kwa aho Sawuli yari. Yumvisha ko gakora niya yaje, ngo ahita yikubita hasi arapfukama. Ahubwo atoya ikintu kinzanye mwuka Imana arambwiye ngo nze murambike ikiganza y'urute uhumuke. Imana ishimwe. Bene data, nagira ngo mubwire ngo ibyo nta formule y'isi byemera, ariko formule y'ijuru irabyemera. Uko umuntu yahumye niko agiye gute, niko agiye guhumuka. Kuko yahumye nta ndwara arwaye, agiye guhumuka nta mitamwe. Imana ishimwe cyane. Ananiya wakimurambikaho ibiganza, Sawuli ahita yongera kubona. Ikintu cyabaye n'ikintu cyahoze mvuga. Imana ishaka kugira ngo abantu bayimenye bo kuzayibagirwa. Sawuli yahise amenya ngo hariho abantu b'Imana. Haleluya. Hariho abantu b'Imana. Maze imyaka nirukanka mvuze induru ngo umuntu w'Imana nkorera Imana, none Ananiya ndusha gukorera Imana. Ananiya afite ubutware bwo guhumura abantu. Arangije arahumuka. Noneho ngo Sawuli ahagurukana za mbaraga yajyaga abwiriza zo kwica, ngo azimanukana imisozi ajya kubwiriza Yesu. Imana ishimwe cyane. Abantu bamubonye baravuga ngo uyu si wa mugabo horaga ahiga abakristo ashaka kubica, none se arimo aravuga Yesu ko ari umwana w'Imana bishingiye kuki? Ariko mu by'ukuri byari ikintu gishyashya, kuko umuntu ukomeye kuvuga Yesu byari ibintu bishyashya. Umunyamategeko, umuyuda, umufarisayo, umuntu ukomeye kuvuga Yesu byari ibintu bishyashya. Abantu rero isomye biri hasi muzayisoma, muzasanga yarakoresheje ibiterane bikomeye cyane byo kuburana atsinda abayuda. Nagira ngo mbwire bene data, Yesu waduhamagaye afite imbaraga. Haleluya. Ntugire ubwoba mukecuru. Imyaka umaze muri Yesu, nubwo ibyo wifuje utabibonye, ariko ibyo wabonye biragutunze. Njya nifuza ko umwuka w'Imana yadufasha tukanyurwa, kuko hari ibintu twifuza, ariko hari icyo n'Imana twifuzaho. Bari buze kuririmba baririmbyi ndivuga ngo hari ikintu Imana gite, hari ikintu Imana igushakaho. Buri ikintu gikomeye ni ukubaho. Haleluya. Twifuza kubaho dufite amazu meza, twifuza kubaho dufite ibintu runaka, ariko ntabwo ari byo bituma tubaho. Kubera ko umuntu ufite iyo nzu nziza abaho, n'udafite inzu nziza akagira ate akabaho kandi agakorera Imana. Ariko se nigeze kugira rimwe twagize ingorane mu rusengero, habaye utubazo, abantu basa n'abashize mu rusengero muri za 90 ngira ngo na 7, hakajya haza abantu ubona baciriritse. Noneho narimenyereye nyine abantu b'abakire b'i Kigali, abantu bameze neza cyane. Noneho ndavuga njya gusenga mfite umubabaro, njye nese mu rusengero. Ariko mama, itorero ryacu rishujuguje ku rwego rungana gutya koko, abantu b'abayaya, abantu badafite ukuntu bameze koko, ubazanye mu rusengero nibo tuzajya tubana ko abantu bagiye mwa. Imana irambwira ngo ariko koko James, nawe urashaka abantu cyangwa urashaka ibyabo? Urashaka abantu cyangwa urashaka? Mwagira ngo ubwire ko ibyo kuvuga ntabwo uri. Irambwira ngo ngewe uwo nshaka n'umuntu naremye. Haleluya. Umuntu wese uzabona mu isi umenya ngo yaremwe nande? Yaremwe n'Imana, kandi mu agaciro kuzuye. Imana ishimwe cyane. Amen. Irambwira ngo
uyu munsi impanda ivuze nakwakira abantu bakijijwe, ntabwo nakwakira imitungo yabo. Imana ishimwe. Ikinezeza Imana no kubona abantu binjira mu gakiza, no kubona abantu bayikorera, no kubona abantu bayivuga ukwiri kugira ngo bazabare na Yesu. Nicyo cyamuzana. Ntabwo Yesu yaje gutanga ibintu, ntabwo Yesu yaje kuragabana ibintu, yaje kugira ngo aduhe ubugingo ndetse ngo duhe ungana iki, ngo aduhe bwinshi. Haleluya. Namara kubuduha natwe tubutange. Kandi mu by'ukuri gutanga ubugingo birashoboka. Iyo wawe ubugingo ukagenda uko Imana ishaka, abantu barakubona bagahinduka. Ni nayo mpamvu tubona twemera gutanga ubutumwa bwiza mu kunguko. Iyo abantu bakubonye mu sura y'Imana, haleluya, nese umucuruzi w'inyanya bagenda bakamagara imbere akamubwira ngo nabanyanya, undi bakamusaba imyenda. Ariko twaje ngo nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose, nzacuruza gusenga. Burya ikintu uzakora cyose kirimo imbaraga z'Imana, abantu bazakibona. Nsoza rero icyabaye kuri Sawuli, icyo nifuza ko dusengera. Haleluya. Amen. Yamenye Yesu. Amaze kumenya Yesu, aca bugufi cyane kandi agira ishyaka. Aravuga ngo uyu mwami nasuzuguje, uyu mwami navuze nabi, uyu mwami nahize abantu be. Muribuka yuko Stefano apfa niyo bigize mu ruhande rukomeye cyane. Urumva yari afite n'igikomere cy'uko yishe, ariko Imana ntabwo yabimubazeho. Haleluya. Ruvuga ngo ijambo rimwe ratubwira ngo ibintu byose twakoze tukiri abanyabyaha, Imana ijugunya mu rugo rwitwa kwibagirwa. Izo mbabazi ndazikunda cyane. Ntabwo Yesu ashobora kureba umuntu avuga ngo uriya ni umusambanyi ngo asambanye n'abagabo 100, uriya ni umujura w'ibyo bintu ngo bya miliyoni, uriya ni umurozi wishe abantu benshi, uriya ni umuntu wishe iravuga ngo uyu munsi unsaba imbabazi ni ukimenya ndakobaye. Imana ishimwe. Nagira ngo dusenge Imana bene data, icyatuzanye hano Yesu aracyafite imbabazi, arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Mwimurebera mwimibereba mu bihe ngo muvuge ngo ibihe ngo abantu ngo b'Imana bagiye, ngo abantu barakamutse. Usubundi baza ko abantu b'Imana aho bagiye bo uriki. Icyo kibazo kirakomeye ku bantu. Abantu b'Imana barabakera, abantu b'Imana baye ko abantu b'Imana barakera wo uriki. Ntabwo njya kuvuga ngo ngiye ndiki ndi umuntu w'Imana. Haleluya. Aho ugenda ukavuga ngo abantu b'Imana nange ndi umuntu w'Imana. Niba tuvuga ko ari abantu b'Imana babayeho, tuzi uko bifashe, tuzi uko bagenze, tuzi uko bakoze. Natwe rero tugiye gusenga isengesho kugira ngo uyu munsi Imana idutinyure nk'uko yatinyuye Ananiya, kandi duhamye Yesu, kuko kumuhamya iyo tumuvuze gusa akora ibyo agomba gukora. Icyo mbifuriza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.